noneho dufashe iki cya gatatu cya wa mugabo igice cya gatatu cya Yerusalemu ya kera, wa muzenguruko wayo rwaza waruko. Byateye imbere urabona ko amabasi rwose ariruka, bayiteke abantu bajya bakoresha amafarasi gusa. Ukaragaye dore hamwe abasirikare bajya bahagarara bacunza abatera, bajya batekamo n'amatara. Ahantu n'ingabo zacungiye umutekano, n'ubu bugiye bukase n'intwaro zabo baba bazishyura, hano bacungiye umutekano. Umuzenguruko washyira wa Yerusalemu, uza kubona inkike zawo zose. ndashaka kukwamamaza Yesu
rusasu wapi? Sabes na imvura tubangamiye naho tutagiye henshi cye cyawe n'ikimvura gusa n'ubundi wo mu kanya rwose unarebye nabi yatangira ari karotire
n'ubushuti bwo mw'ijuru isubizo umukiza ukomeye ngizihirwe mbonye umunezero isubizo umukiza ukomeye nyuzwe n'ubushuti bwo mw'ijuru isubizo umukiza ukomeye ngizihirwe mbonye umunezero umutima wanjye ntuhagaze isubizo umukiza ukomeye ngubwa neza ndi kumwe na Yesu isubizo umukiza ukomeye umutima wanjye ntuhagaze isubizo umukiza ukomeye ngubwa neza ndi kumwe na Yesu isubizo umukiza ukomeye
mwiza ambwira ko dumwana Yerusalemu nizigenda muri we kuko Yesu yantaye Yerusalemu tuza nizigenda muri we kuko Yesu yantaye tuzayibamo mbese wahanagurwa amarira utarize kandi wahumurizwa kandi uzahungabanye bagenda batureka muto kuryosha inkuta baba bahatanye mbese wahanagurwa amarira utarize kandi wahumurizwa kandi uzahungabanye ukwiriye umuruza n'abagwa reka murebe kera ukuntu baconga amabuni y'amabuye imyaka 4,000 kabisa birenga nkameze ngo natwe duconga za n'amabuye ese ntabwo ni nafotora hano basi hano naho rwose urukuta rwegereye uruhande rw'umuhanda hano nta kuntu umuntu yafotora neza Yesu
inguni yarwo y'epfo. Nami Yesu warakoze. Arogera hariya ntabwo twabona aho tunyura, ntabwo twabona aho duca kubera abantu barahageze n'akaparitse n'amamodoka. Inshuti nyashu